ubwo mugiye kuvuga ngo mwigize abacamanza, ndi kuvuga ibyanditse. Umuntu wese wagundiriye icyaha, agasambana, akambura mwene se, akagambanira mwene wabo, agakora icyaha nk'icyo, umutima utibagiwe wibuka, bidakenewe ko bakurondora. Hano y'uburondozi yakoraga ryari? Yakoraga mu gihe cy'ubujiji, abantu batazi neza, kugira ngo umwuka kwemeze ko na cya kindi wakoze ari icyaha, akakiguhishurira. Ariko ikintu uzi neza na dosiye zacyo zibitse mu gatiriwari wanyu, bavuga ngo ukeneye ko bakurondora, icyo kintu ubwacyo izo nyandiko zihari zirakurondora. Munsi wakuragamo inda ntabwo wabyibagiwe, kuko ubyibuka buri munsi ubishaka, atari uburwayi butumye ivamo, ukayikuramo kugira ngo ukomeze ube umukobwa, cyangwa uzabwira umugabo wawe waragiye ikantarange ko nta kibazo. Ibyo bintu biracyanditse ahantu, kandi ntibyatumye uva muri korari, ntiwagize n'ubwoba ngo ujye kure y'urusengero, wabikomerejeho umurimo. Abarundi baravuga ngo hoshaka sezera uhebe, nta juru kereka wongeye kwiyunga n'Imana. Haleluya. Rembo rya mbere, wasambanye n'umugore w'abandi. Bibiliya Imana ibwira Yesaya, iramubwira ngo ubwire Abisirayeli ngo hari abagabo b'abanyamanyanga ngo bajya bacunga abandi bagabo batari mu ngo zabo, ngo bakagenda bwombo bububa bakinjira mu ngo za bagenzi babo, ngo babwire ngo iyo bububa mba nababonye, iyo bateretera kuri WhatsApp bagategura na hoteli bazahuriramo mba mbarora. Hanyuma ku cyumweru bakiringaniza bazanye amaturo y'ishimwe n'ibitangaza Imana yabakoreye. Mana yavuze ngo nta kintu wakora ngo uyijijishe, bona niyo watwubakira urusengero uri wenyine. Mushumba nyine wamwepata agakubitika akavuga ati, abo mu Gatenga narababwiye ushize ndababwira ngo nk'ubu twubakiye nk'uru nguru, ntabwo wakongera kwicara aho ngaho muri za korari, bahita bagushingira kiti, intebe hariya pe, bakanandikaho ngo inogire pari, cyangwa se runaka yashizemo imbaraga zikomeye cyane. Nk'ibyo byajijisha abayobozi nkatwe, ariko ntabwo byanyeganyeza umutima w'Imana. Nta kintu wakora kigikorwa kitiyongereye ku kwihana ibyaha. Imana yigize igira abaririmbyi bayiririmbira, pana mwebwe, pana twebwe. Sinabwe ko ndashobora kuririmba indirimbo kandi narabayidirije ngo irangire, nimutse mu mwijwi nka gatatu cyangwa ngo nkorore, ntabwo indirimbo yarangira. Gorosi najya mu ruhando rwa ba Miriyamu. Haleluya. Ntabwo najya mu ruhando rw'abacuranzi nka Dawidi. Abo bantu bigeze baririmbira Imana. Hari indirimbo Pawulo yaririmbiye muri gereza ari kumwe na Silasi, barayiririmba, mwe ntabwo mwari mwayiririmba ngo inzugi za gereza zikinguke. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana yashyize muri jye. Ngira ko ndi mubaje nyuma, sinongera kuvuga hari imyirondoro. Hano narahabaye, ariko tuziranye n'abantu batari benshi kubera ko nabahabaye mu gihe cya COVID, amateraniro ari make cyane. Ntabwo kandi ndacyahari kubera ko ni paruwase yacu, by'umwihariko nkaba barizwa mu itorero rya Rukurazo hariya ku Kimironko. Somerera ijambo ry'Imana usanga igitabo cy'umuhanuzi Mika, ibice byaho 6, duhereye ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo w'8. Mika paji ya 860 isezerano rya kera. Paji ya 860 mu isezerano rya kera mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, igice cya 6, duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku murongo 8. Aravuga ngo mbese nditwara Uwiteka gapfukamira Imana isumba byose, nyituye iki? Nayitwaraho
nayitwaraho njyanye ibitambo byutswa n'inyana zimaze umwaka. Aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya elayo inzovu? Ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Ubwo 8 uravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Irindi jambo dusoma turisanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 13. Jya binezeza iyo Imana yarishyize ku mutima wanjye, kuko abo twagiye tuganira kenshi niryo jambo rya mbere nabwirije ntangira ivugabutumwa. Ntabwo ari ryo jambo rya mbere navuze mu rusengero, ariko niryo jambo rya mbere nahagurukanye mu ivugabutumwa ryanjye, kuko bwa mbere niteguraga kubatizwa narababwiye, nasomye Zaburi. Icyo gihe nigaga mu wa 5 primaire, njya kubatizwa tumaze gutanga ubuhamya, umva rero riri ku mutima wanjye, ya 32. Iri rero ryo niryo natangiranye Imana ishyize ku mutima wanjye, ntangiye umurimo w'ivugabutumwa, navuga ngo full time. Ibice 13, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 13, kuri paje 175 mu Isezerano Rishya, duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, amenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. 7, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana ishimwe cyane. Shumba, ndabashimiye kubera ko mwampaye ikaze. Hanyuma naniringiye ko muzongera kumpirinda, umva mbyiringiye, bizatinda ariko muzabikora, kubera Imana yahamagaye benshi. Icyumweru ushobora kutagaruka, ariko mu bindi byumweru by'andi mezi nabwo Imana izampa amahirwe, namwe mumpe ayandi, hanyuma ngaruke. Uyu munsi ndababwira ibintu 2 Imana yashyize ku mutima wanjye muri iri jambo, cyangwa se muri ibi byanditswe byera twasomye bitandukanye. Kababaze mwese, mbere yuko ntangira kugira icyo mvuga, umuntu wumva azajya mu ijuru narambura ikiganza, ntabishidikanya kumva azajya mu ijuru. Waba ufite dute, waba ufite gushidikanya, wabyihorera, Imana ikazabigenza ukundi kuntu. Urakoze. Ntabwo navuze i Remera, ntabwo navuze i Kigali, navuze mu ijuru. Abantu bumva bazajyayo, ibyo ubwabyo ni mu kwizera, kuko nyiraryo yamaze gukingura umuryango, kandi adukingurira irembo rigari cyane kugira ngo tuzinjire, tunyura muri Kristo Yesu. Buri wese wamwakiriye akamwizera kandi akamugundira azajya mu ijuru. Umunsi ndashaka kuganiriza abakristo bicaye hano, mbibutse ko ntabwo tuzi umunsi tuzagirayo. Mwebwe abamaze kuririmba murumva mubuze, hari icyo Bibiliya gusa iwuvugaho.
iravuga ngo ntabwo tuwuzi. Yego, nicyo Bibiliya ivuga. Iravuga ngo uwo munsi ntabwo watinda cyangwa se uwo munsi wabanguka, ariko kujyayo ubwo tuzajyayo. Ikindi Pawulo yaravuze ngo tuzagirayo icyarimwe abizeye Yesu, kubera ko abazaba barasinziriye bazumva ijwi ry'impanda hanyuma bakanguke. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho, natwe duhindurwe tumusanganire mu bicu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabana n'Imana iteka, niko Pawulo yanditse. Aravuga ngo kandi kubw'ibyo mujye mubwirana bene ayo magambo kugira ngo mumarane imibabaro. Haleluya, haleluya. Umukobwa uzasabwa biba bimworoheye kubera ko bamumenyesha itariki. Bamumenyesha itariki yo gufata irembo, nubwo ataza muri saro ariko aba abizi ko abashyitsi bahari, nubwo yaba ari kure hirya gato ariko aba abizi ko abashyitsi bahari. Ariko babaye bazaza gusaba batarakumenyesheje itariki, tekereza ko wajya uhera ku wa mbere ufite umwenda umanitse kuri portemanto, witeguye ukavuga uti nihataba ku wa mbere hazaba ku cyumweru. Wenda ubwo mwebwe mwashakira ku wa gatanu, ku wa gatandatu no mu weekend, kuko ibirori by'abasirimu ariho bikunze kuba. Ariko Yesu azaza atunguranye cyane. Ubwe abonye ko abantu bari kubyibaza, yarababwiye ngo azaza nk'uko umujura aza. Babyumvise? Ngo azaza nk'uko umujura. Aravuga ngo iyo nyir'inzu amenya umunsi umujura yakajeho, ngo yakabaye maso, akafata inkoni akajya azenguruka inzu avuga ati ndi maso basha, ntihagire uwibeshya. Abajura nyine bikarinda bubakeraho, imigambi yabo igapfuka. Ariko kubera ko umuntu aba atazi igihe umujura azazira, arinda amwinjirana kugeza igihe agera mu cyumba akamutwara iby'igiciro, amateleviziyo muri saro, akaba nubwo agera no ku mafaranga ubitse. Yesu aravuga rero ngo kuza kwe kuzaba kumeze nk'uko umujura. Yagira ngo atume abantu bitegura. Naje kubateguza. Haleluya. Naje kongera kubateguza, kuko mbere y'uko aza ntabwira kabiri buzaba, ntabwo imvura izagwa ari nyinshi cyane, ntabwo hazava izuba ryinshi cyane ngo biduhindukire ikimenyetso. Ibyavuzwe mu byanditswe byera byagombaga kuba ibimenyetso, ibyinshi bimaze gutambuka. Ibintu bibiri nifuje kubabwira muri iri jambo. Ndumva mperutse kubibwirizaho, ndashaka kongera kubivuga. Ndashaka kubabwira irembo ry'umugisha. Irembo ry'umugisha. Umugisha nimushaka muwufate nk'umugisha uri materialize, umugisha wo mu bintu bifatika, bya bintu twese tuvunikira. Amashuri, amadiplome, akazi, icubahiro, gukomera, ubutunzi n'ibintu byinshi cyane. Ariko nimusoma Zaburi, ijambo ry'Imana ravuga ngo umugisha Imana itanga niyo mahoro yayo. Haleluya. Mwabyumvise? C'est au-delà, ni kure y'ibyo twibwiraga, ni beyond, ni hejuru y'ibyo wibwira. Umugisha ntabwo ari amafaranga gusa. Mwabyumvise? Umugisha si ugukundwa gusa, si ukubahwa gusa, umugisha si ukubyara abana bagakomera gusa. Nabyo it's a part of, ni kimwe mu bigize umugisha. Ariko icy'Imana irora nk'umugisha, icy'Imana ikonsidera nk'umugisha, icyo umuntu yakubwira nk'umugisha, ushaka kukubwira irembo ryawe. Irembo ryawe, umuntu yavuga ibintu byinshi cyane, cyangwa yavuga inzugi nyinshi z'umugisha, amarembo menshi y'umugisha. Ndavuga biri none gusa. Imana ituma Mika ubwoko bw'Abisirayeli, yaramubwiye ngo bambarize ngo ni iki umuntu yatanga nk'impongano ku Mana kigakuraho igicumuro cye. Hanyuma iramubwira ngo ese ubu umuntu yashorera umwana we w'imfura akamujyana akamutamba, yamara kumutamba Imana ikishima bigakuraho icyaha cye? Iramubwira ngo Mika ubambarize ngo umuntu yajya imbere y'Uwiteka kumwitwaraho ajyanye irihe turo? Mu bantu bo hambere iyo umuntu yakosaga
agakora ikintu kibi gikocamye muri community, abakuru bagenaga buryo ki azacibwa iciru. Mana rero ibwira Mika, iramumbariza ngo iramubwira ngo babaze ngo iciru muracyumvise, ituro ryo gusabiraho imbabazi ku cyaha wakoze. Iciru umuntu yajyana imbere y'Imana. Imana iramubwira ngo ko bamenyereye gutamba ibitambo by'inyana ndetse n'ibimasa, ubundi bazana amaturo ku rusengero ngo bakazana amavuta y'igiciro cyinshi ya elayo. Irababwira ngo ni imigezi ki mwatembesha, ni bwinshi bw'amavuta angana iki mwazana ku rusengero, ngo nimbona ari menshi cyane mbababarira igicumuro cyayo. Hanyuma umurongo w'8 uko abanditsi bajya bandika ayo magambo Imana yatumaga Mika, iramubwira ngo Mika, nubageramo ubabwire ngo mwana w'umuntu we, dore icyo Uwiteka agushakaho ni iki ngiki gusa. Haleluya. Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, no kugenda urwo rugendo rwose ujya mu ijuru ukarukora wicisha bugufi. Amarembo abiri nifuje kubabwira uyu munsi, irihesha umugisha umuntu, uwo mugisha ukaba urambye, ukaba ari umugisha wazabwira abana n'abuzukuru bakawusanga, kuko ari Imana yawutanze. Irembo rya mbere Imana ikonsidera nk'irembo nyaryo ni ukwihana ibyaha. Ese ko watuzaniye inyigisho zimeze nk'iza abigira umubatizo, ntacyo bitwaye, nta kintu bitwaye. Irembo rya mbere ryinjiza umuntu mu mugisha w'Imana. Ureke ibindi bintu abantu bapapira bigisha bidakomoka mu ijambo ry'Imana. Irembo rya mbere rihesha umuntu wese, umukuru, umuto, ukomeye, uworoheje, umuntu uhishukiwe iryo banga ryo kwihana ibyaha. Irembo rigari ry'umugisha wagutse riba rimukingukiye, nimuvuge ngo Imana ishimwe. Kuko hariho amahame y'ijuru, de principe z'ijuru Imana yamaze kuzigena ko umuntu wese wihana ibyaha akizera Yesu, icyo cyonyine akoze kitamusaba imyaka 2, kimusaba kwemera ko ari umunyabyaha, akabyihana amaze kwizera Yesu. Imana ihita ikingura uwo muryango. Dayeri ni umuryango uri automatique. Haleluya. Ntabwo Imana ibwira abamarayika ngo ubwo yihanye ni muwukingure, ubwawo uwo muryango uribwirizaho umugisha. Haleluya. Hariho muri tekinoloji ibintu mwagiye mukora bikorwa cyane, hari ahantu ugera ku rugi rwo rukamenya kubera sensa barushizemo, rukamenya ngo umuntu angezeho, kandi buriya biravuze ngo ni inkinguke. Uwo muryango w'umugisha Imana yarawutegetse, irawubwira ngo nyirarunaka na runaka najya yihana ibyaha akizera Yesu, ujye umukingukira. Haleluya. 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 Ujye umukingukira. Kandi Imana ni umutunzi. Bibiliya iravuga ngo w'imbabazi. Amen. Amen. Ni umutunzi, ariko ijambo ryayo naryo rivuga ngo ibyaremwe byose byaremwe nayo. Ubwo rero hari ibintu Imana yo izi ibinkwiriye, nkimara kwizera Yesu no kwihana ibyaha yarabitegetse ngo bizaze iwanjye. Nabisaba ntabisaba bitegetswe kugira gute? Bitandukanye n'ibindi bintu abantu bajya bababwira. Ntabwo umugisha w'Imana ugaragazwa nuko wabonye visa, kuko abayitanga ntabwo ari abamarayika, ni abakozi b'ambasade. Bashobora kukureba bakumva ntuvuga ururimi neza rw'igihugu ugiyemo,
bareba imyaka ufite bati ntacyo azatumarira, nta musaruro azatanga, arashaje. Bakurikirana background yawe, amateka yawe, bagasanga, bareba kuri konte yawe bagusabye umutungo ufite bakabona ntibyacamo, ushobora kuzaba inzererezi ugeze iwabo, bakakwima viza. Ubwo rero umuntu ntazavuge ngo Imana yamuhaye umugisha ngo kubera ko yamuhaye viza. Oya, viza zitangwa n'abantu. Sibwo mwabyumvise? Kuko n'abatizera n'abadasenga bujuje ibyangombwa bajyayo bakayibaha. None se ubwo green card zibonwa n'abarokore gusa? Ni umuntu wujuje ibigize gute? Umugisha ntabwo ari diplome. Haleluya. Ntabwo ari iki? Ntabwo ari diplome. Ngo mwami uzabungiriye neza uzampa umugisha umpe diplome. Oya. Kuko hari abantu mwiganye, hari abantu twiganye bakoze kandida libre nka 5 bakajya babura nayo bari barabonye ubushize. Mupasiteri umwe murahita museka, bamwe muramuzi kuko yarabayoboye. Nagiye mu materaniro iwabo, aravuga ngo yakoze ibizami inshuro 20 niba ari 3 akorera perimi, kandi afite diplome yo muri Tanzania niyo mu Bwongereza zigerekeranye. Ni umuhanga, umwigisha mwiza, ariko ngo yakoreye perimi inshuro niba ari 20 na zingahe ngo ayibona ari umusaza. Rero ntabwo iyo ubonye perimi uba ubonye umugisha. Hoya, ni urupapuro ruvuga ibintu ushoboye gukora. Sibwo mwabyumvise? Niyo ubonye umugore ntabwo uba ubonye umugisha. Bibiliya ivuga ngo ahubwo uba ubonye ikintu cyiza. Sibwo mwabyumvise? Uba ubonye ikintu. Iyo ubonye umugabo uba ubonye ikintu cyiza, ariko ntabwo uba ubonye umugisha. Ahubwo icyo kintu ubonye gishobora kugufasha kwinjira neza mu irembo ry'umugisha. Wacu hari umukecuru aho nakuriye, Mushumba arahazi, w'umuhanuzi witwa Cecilia Mukangango. Umuhanuzi, umukecuru nubaha cyane, umukecuru nkunda cyane. Umukecuru yatangiye kujya ajyana abakristo kubatizwa mu Ityazo urugendo rw'iminsi 2. Akabigisha umubatizo, ntazi gusoma no kwandika, agatwara n'amaturo y'ibyumweru 4, ay'icyumweru cya mbere akayazirika ku mweko akahapfundika, agafata y'icyumweru cya kabiri akayashyira ku mweko akahapfundika, akajyana amapfundo 4 kuri paruwasi, adafite umunyu mu rugo ntakoremo. Ubwo rero umugisha ntabwo ari amafaranga, kuko uwo mukecuru ni umunyamugisha. Nimuvuge ngo ni umunyamugisha. Ariko mwari, umukecuru Imana inyuramo ikamubwira ibintu atubwira, twe turi abapasiteri itatunyuzemo. Yagiye guhanura aricara agatuza, ntabwo atigita kwa kundi mutigita amaze kugira intege nkeya. Aricara agatuza cyane ahantu aba yegamiye mu nguni ku kirago. Ubundi abantu bamara guceceka, ashobora no guhanura 1 cyangwa 2 mu mwaka, ariko iyo ahanuye mwese amatwi yanyu arazibuka. Uwo ni umunyamugisha. Haleluya. Irembo rya mbere ryinjiza umuntu mu mugisha ni ukwihana ibyaha. Bantu mwarambuye ibiganza mukavuga ko turi kujyana mu ijuru, irembo rizabinjizayo rikinguye ritazagira umukumirizi n'iryo kwihana ibyaha. Kubera iki Imana yabazaga Mika imubwira ngo mbarize Abisirayeli aya magambo? Confusion Abisirayeli bari bafite, gucanganyukirwa, kuvangirwa Abisirayeli bari bafite muri icyo gihe, bitiranye imirimo bakora y'ibitambo n'amaturo bazana ku rusengero bakabyitiranya no gukiranuka. Ni nayo confusion, ni nako kuvangirwa dufite none muri iyi minsi. Ntabwo nzi niba muri bufashwe, ariko narangiye kuri YouTube numva umwigisha umwe ari kuvuga ngo ntabwo yashobora kuvuga ngo abantu barenze 5 bafashirizwa icyarimwe, ariko Umwuka Wera ndabizi neza ko ashobora kwinjira hano akabafasha. Kuvangirwa Abisirayeli bari bafite kuri icyo gihe ni nako dufite none mu itorero rya none. Abantu bitiranye imirimo. Si ubwa mbere nigishije ibintu hano, uzakomeza kubyigisha.
abantu bitiranya imirimo bakora bakayitiranya no gukorera Imana no gukiranukira Imana. Abigishwa bari kumwe na Yesu batangiye kumubwira imirimo Imana yabakoresheje, ko birukanye abadayimoni. Arababwira ati sorry, iyo mirimo mwabonye mwakoze ntabwo ari mwe mwayikoze, ni umwuka w'Imana wari muri mwe wayikoze. Arababwira ati ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yabagize gute, yanditswe. Buriya Yesu iyo aza kuba yaratinze gusura mu ijuru akaba akiri kumwe natwe kugeza uyu munsi, aba yarabibwiye n'abahanuzi ba none, aba yarabibwiye n'abavugabutumwa ba none ati nimucishe make, nimwitonde, ahubwo mubaririze, mumenye amakuru afatika, niba amazina yanyu yanditse hehe. Ntabwo naje gutesha agaciro imirimo abantu b'Imana bakora mu rusengero. Noneho aranababwira ati kandi gukiranuka kwanyu mwebwe abandi imbere biremera, ni kudatambuka ngo kurenga uko abafarisayo n'abanditsi, ntabwo ijuru muzarica iryera. Kubera ko bakora worship, sinzi ukuntu musigaye muyikora, ntabwo nzi ukuntu musigaye muyikora, nacanganya mambo. Ibintu mwakundaga muri siporo mwitigisa, ibintu mwakundaga mukiri mu kabyiniro, nibyo musigaye mukora mwamara kubira icyuya ngo mwakoze worship. Worship ntabwo ari iriya. Je pas étudier la musique, ariko worship narayizi kivuga. Worship ntabwo ari intumo y'icyuya. Worship ntabwo ari ukunyeganyega muza hano mwongeramo ni kamucerenge, ntabwo ari worship. Worship ntabwo ari ukunyeganyeza mwigira mutya. Yego Bibiliya iravuga ngo mumucurangishirize inanga na neberu, yego n'iby'amajwi yose arenga. Worship ntabwo ari iriya. What does worship mean? Worship bisobanura iki? Kuramya no guhimbaza Imana bisobanura iki? Bisobanura ubusabane, imibanire yawe ya buri munsi n'ijuru. Wowe ufite igitebo cy'ibijumba ku isoko ugiye kukigurisha, ukavuga uti umwami Yesu wabona aje nteruye kino gitebo cy'ibijumba. Uri mu kirombe cya koruta uri gucukura, ukavuga uti impanda yavuga ndi muri iki kirombe, ugahita utangira ukavuga uti tuzataha. Urumva? That's worship. Iyo niyo worship. Haleluya. Louange et adoration. Uri mu rugo uganira n'abana, ukavuga uti uyu munsi bagira ikintu banyungukiraho ku mwami Yesu. Uriya muhungu wanjye twamaze umwanya nijoro tuganira cyane, ambwira ukuntu atangiye ivugabutumwa, ambwira noneho tudisikita, ariko mfite ibintu nashyize muri serenge nshaka kumuteramo kugira ngo bimwinjire. Arambaza ati ese abisilamu ntabwo bazajya mu ijuru? Ni wapi? Akuna. Hari abantu bari muri Isilamu bazumva impanda bahite bazamurwa, bakirijweyo, bizera umwami Yesu kubera gutoterezwa ubutumwa bwiza, bakomeza kwambara ya makanzu na za ngofero, ariko batunze Kristo n'ubuntu bw'Imana bugwiriye muri bo. Ibintu mbabwiye yaravuze ngo ni jyewe nzira, ni jyewe kuri, ni jyewe bugingo. Mu bitandukanye na za nyigisho zigoryamye zibwira abantu ko bagwa neza n'abakora imirimo y'urukundo, la charité, habwira imirimo izajyana abantu mu ijuru. Mujya mugemurira ngo gatandatu abarwayi ngo ku Kibagabaga, yeko yo Nyagasani. Ntabwo imfura, abantu mwita imfura sibo bazajya mu ijuru. Abantu bazi kuvuga neza no kubwiriza neza ntabwo aribo bazajya mu ijuru. Yesu yigeze avuga ku bagabo nk'aba ngaba bicaye hano imbere ngo b'abafarisayo n'abanditsi, aravuga ngo burya muzabarore
ku masabato ngo bahagarara muri za rompuwe ngo kugira ngo umuntu wese ubaciyeho ngo ajye avuga ngo muraho nyakubahwa mushumba rabi, muraho rabi. aravuga ngo bakunda imyanya y'icyubahiro mu birori. suko mwabyumvise ngo ndetse usanga ku myenda yabo mu bitugu baragiye bandikaho amategeko y'Imana, ku buryo iyo umwitegereje uhita ubonaho amategeko arambuye ku gishura, ukavuga uti uyu nguyu yageze kuri urugendo rujya mu ijuru. ariko abo ni abanyamihango y'idini nsa. Rembo rikomeye cyane ry'umugisha ni ukwihana ibyaha. Mbabwira irya kabiri. Haleluya, haleluya. ese nongere mbabwire ko soprano uririmbamo nta hantu ihuriye n'icyaha. ushobora kurara unyweye inzoga, waririmba basi ikanihira, tukumva Imana iri kuvugira muri wowe. kuko ntabwo wasambana nijoro ngo indirimbo wari warepese uyibagirwe. ntabwo umuntu yakubita umugore nimugoroba ngo aya magambo nateguye ahita asibama muri ajenda. ijwi ryanjye ntabwo ryahinduka. impano mutunze zitandukanye no gukizwa. yo nzakomeza kubibwiriza kugeza bakimpa uburenganzira. niba bunyima nzajya mbuvugiraho ndi gahoro gahoro kuri 3 cyangwa 4 turi kumwe. Irembo rya kabiri rishobora guhesha umuntu umugisha, ndagira ngo ndibabwire nubwo rikomeye cyane. Dawidi umunsi umwe Imana ngo yaramubwiye ko azaba umwami, kandi aratoranywa akiri umusore w'umugenda. muri iryo sezerano Imana yari yaramuhaye ry'uko azaba umwami wa Isirayeli, arihuriramo n'intambara zikomeye cyane, ahura n'amakuba akomeye cyane, kandi amakuba adatejwe n'abapagani. amakuba umuntu yavuga atejwe na bene se. Sawuli umwami wa Isirayeli amaze kumenya ko neza nta gishidikanya ko azaba umwami azamusimbura, atangira kumuhiga. ambabwire irembo rya kabiri ry'umugisha, ngo ari mu butayu bw'izifu yihisheyo n'abasirikari bari barahunganye. ni ukuvuga ngo yarasigaye arwana kinyeshyamba. ngo abatasi bamenya ko Sawuli agabye igitero, kandi ko akigabye kuri Dawidi. Dawidi ngo abaza mu baesikoti ye, mu basirikare bamufasha kumurinda bamuba hafi, ngo arababaza ngo ninde twajyana tukagera ahantu ingabo za Sawuli ziganditse, tukamenya neza ko ari twe bwaje kurwana natwe. umusirikare witwaga Abishayi mu bamurinda ngo aramubwira ati databuja reka tujyane. ngo bagenda bucece bwombo nijoro. ngo bageze ahantu Bibiliya iravuga ngo Sawuli n'abasirikari be ngo bageze ku 3,000 bateye umuntu umwe. ngo Imana yari yabasinjirije ibitotsi byinshi cyane. ubundi mu gisirikare y'abantu barwana, ntabwo nzi by'amategeko yawe cyane, ariko hari ibintu bidakorwa. abari imbere kuri front, abari kurwana imbere ntibanywa itabi. n'uri kunda cyane ntibashobora kumwemerera kunywa itabi, kubera ko riranuka. umuntu ashobora kuva ku Kimironko yumva umwotsi w'itabi akagukurikira akazakugeraho. ntibanywa itabi. icya kabiri, ntibacana, ntibateka. abari inyuma nibo bateka bakazabagemurira, kuko utetse umwotsi nawo wazamuka, umuntu uguhiga akamenya ko aho hantu hari abantu batetse. Dawidi rero ngo aragenda bwombo n'aba musirikare umurinda witwa Abishayi. ngo bageze hafi aramubwira ati tugeze hafi yabo sha. ngo baragenda gahoro gahoro nk'abasirikare. ngo babona abasirikare bakikije umwami, bumva baragona barasinziriye. ngo Abishayi atera intambwe, abona n'umwami ahantu ari arasinziriye. ngo aragaruka abwira shebuja Dawidi ati yo witeka asohoje ibyo yari yaravuze, we ashyize umwanzi wawe mu ntoki zawe. none databuja, ngiye gukora ikintu kimwe gusa, nyemerera. ngiye gufata icumu, urabyumva,
buriya nibo bitaba iki gihe special force, bantu bamudahusha baba baratojwe kurasa. Aramubwira ati ndamutikura icumu rimwe gusa, sinsubizamo bwa kabiri, rirahinguranye n'ubutaka. Imana ibinejeje umutima we kwicira umwanzi. Dawidi ngo aramureba, aramubwira ati Abishayi muhungu wanjye, have. Ntabwo nahangara gufata umuntu Imana yimikishije amavuta. Haleluya. Umuntu Imana yimikishije amavuta ngo mwice. Aramubwira ati ahubwo fata icumu ry'umwami ahantu rishinze, urishingure urinzanire. Nako gacuma niyo jaga nkweramo amazi, nayo yiterure uyinzanire. Biraba ibimenyetso by'uko banyazwe, aduyi yageze ku mwami basinziriye, biri bubakange tu. Ngo ageze ku musozi hejuru, ahamagara chef d'état major w'abasirikari ba Sawuli, aravuga ngo yewe Abuneri we, niki cyatumye utabera amaso shobuja? Aduyi yaje akamugeraho. Sawuli ngo akangutse aravuga ati aha, iryo jwi numvise rimeze nk'iry'umwana wanjye Dawidi. Aravuga ati kandi Dawidi we undushije gukiranuka, ngo umwuka wera yinjira muri Sawuli. Aravuga ati kandi ndabizi neza ntuzabura kuba umwami wa Isirayeli. Irembo rya kabiri ni imbabazi, ni ukugira imbabazi, ni ukubabarira. Nta rindi mvugaho, ndasoje. Niba uzi kuri muri uru rusengero ukaba waje upfubiranye n'umugore wawe, umusohoke muri korari mwitahire, muzayisure mumaze kwiyunga. Ahubwo mwaba muri kugenda mujya mu ijuru musubira inyuma. Mugira mute? Musubira inyuma. Tabasha kubabarira umugabo washatse, waba uri guta igihe ujya mu ijuru. Muri buze kubabara ngo nababwiranye igitsure, ko ariko mvuga se mugira ngo mvuge gute? Ku cyumweru bazazana abandi bigisha bafite ijwi riri soft, rivuga rinyerera, naho iryanjye ni ukurivuga. Umuntu ngo yakwimye akazi, ngo watsinze interview, yabonye mutakorana nyine. Ubwo si byo nk'igitangaza, na entreprise ni company ye, ahari nk'umuntu mukuru akwitegereje, amaze kumenya ahantu uvuka, anamaze kubona ko competence zawe zazamusumba bakakuzamura, arakwikiza. Ibindi washakaga ko umuntu yakora atari nk'ibyo ngibyo ni ibihe? Ibindi bintu ushaka mu bantu ni ibihe? Mperutse kujya ahantu simavuze, twicaranye n'umugabo arambwira ati iyo myaka uvuze neza urahishuriwe 17 nyimaze ndi umuvugabutumwa sindaba pasiteri. Ndamubwira ntushobora kuzava ku bwarimu nabwo babukunyaze. None se ikindi kintu abanyedini bagukorera ni igiki? Imana ugahita shiftinze ngo igufate kuvane muri icyo cyiciro ikuzamura igushyire mu kindi. Nta kindi kintu abantu bakumarira. Umara iyo myaka 10 ufite igikomere ku mutima kandi uhomeze uvuga ngo uzajya mu ijuru. Rembo rya kabiri ry'umugisha ni ukubabarira. Kandi ujya gushakira abantu kurubabarira, hera kuri abo ngabo babugufi. Umuntu wakwambuje iseta ngo yungukaga, ngo ahantu wacururizaga ngo aragupandisha, wese ubundi ntiwabikora, urumva bitumvikana. Iseta imaze gufata atari ubuntu bw'Imana bubujije wa muntu kugupandishiriza, urumva watayigura. Ese siko abantu dukoze? Nimubabarire. Yesu ubwe niwe wivugiye, aravuga ngo mubabarire abanzi banyu, ngo niba basaba n'ibyo kurya n'amazi yo kunywa ngo mubibahe, ngo iyo mubigenje gutyo ngo ni nko gufata imbabura yaka ukayimutereka ku mutwe. Imana kubera kwizi ko abantu bihorera, irababwira ngo ntimukihorere. Haleluya, haleluya. Iravuga ngo guhora kose ni ukwanjye. Yego, haleluya. Reka ndabizi ko ubwo birabagoye kubyakira, ariko nimubyumve.
nigishira ijambo mu Gatenga, narababwiye ngo impamvu ingo za none ziri gusenyuka tukabashingira mu mwaka wa 6 mukajya gukora divorce, nta kindi ni umutima ubabarira uba wakamutse mu bubatsi. Ntabwo mwabyumvise kuri YouTube babishyiraho? Wowe upfe n'umugore gusa n'umugabo ngo hari WhatsApp ngo 7 wabonye kuri telefone, nese ko iki gihe haje WhatsApp uragira ngo bigende gute? Kandi nimerika bitunzwe n'abantu benshi. Ubwo se nimutandukana undi ukazasanga none afite message 20 message tu yasomye ntaruvemo akahaguma. Ubwo izo zibabere gatanye ngo hari konte ngo wahishukiwe ngo yari afite ngo utaruzi ko afite. Ibyo byonyine ngo hari umwana yaguhishe ngo usanga yari yaramubyaye, noneho wabimenye, none se wamwakiriye ko muri n'abakire mutabura uko mumwigisha, ubwo uwo mwana bateranye koyo nyagasani. Yesu umutware dukorera nyir'ubwami tujyamo ni umunyembabazi. Niyo wavuze ngo nitumwigane kubera ko umutwaro utaremereye. Tugiye gusenga noneho, umwanya wacu urarangiye. Nagira ngo mbabwire ko niba mwifuza kuba abanyamugisha kandi mujye mutekereza umugisha w'Imana ko wagutse. Imana mu mitekerereze yayo iragutse, ni ngari cyane. Iyo igiye gutanga umugisha ntabwo ikuramo kamwe. Iyo iricara ikavuga ngo nyirarunaka cyangwa runaka iki n'iki biramukwiriye biramubereye, ikabitegekera icyarimwe bikaza bigukurikiye. Imana nizi ko ukeneye umugabo, Imana izi ko ukeneye diplome, Imana izi ko ukeneye kuva mu bukode, Imana izi ko ukeneye icyubahiro. Irabizi, ntabwo babishakisha ibindi bintu, babishakisha kunyura muri aya marembo. Nsoza kugira ngo nongere mberurire ko hari abantu batazaca ijuru umutaru. Rega nibwo bwami tubwiriza. Umuntu wese wakoreye icyaha mu murimo w'Imana akora akakigundira ntakihane ntabwo azabona ijuru. Ubwo mugiye kuvuga ngo mwigize abacamanza, ndi kuvuga ibyanditse. Umuntu wese wagundiriye icyaha agasambana, akambura mwene se, akagambanira mwene wabo, agakora icyaha nk'icyo umutima utibagiwe wibuka, bidakenewe ko bakurondora. Mpano y'uburondozi yakoraga ryari? Yakoraga mu gihe cy'ubujiji, abantu batazi neza, kugira ngo umwuka kwemeze ko na cya kindi wakoze ari icyaha akakiguhishurira. Ariko ikintu uzi neza na dosiye zacyo zibitse mu gatiriwari wanyu, bavuga ngo ukeneye ko bakurondora, icyo kintu ubwacyo izo nyandiko zihari zirakurondora. Munsi wakuragamo inda ntabwo wabyibagiwe, kuko ubyibuka buri munsi ubishaka, atari uburwayi butumye ivamo, ukayikuramo kugira ngo ukomeze uw'umukobwa, cyangwa uzabwira umugabo wawe waragiye ikantarange ko nta kibazo. Ibyo bintu biracyanditse ahantu, kandi ntibyatumye uva muri korari, ntiwagize n'ubwoba ngo ujye kure y'urusengero, wabikomerejeho umurimo. Abarundi baravuga ngo hoshaho, sezera uhebe, nta juru kereka wongeye kwiyunga n'Imana. Haleluya. Rembo rya mbere, wasambanye n'umugore w'abandi. Bibiliya Imana ibwira Yesaya, iramubwira ngo ubwire Abisirayeli ngo hari abagabo b'abanyamanyanga ngo bajya bacunga abandi bagabo batari mu ngo zabo, ngo bakagenda bwombo bububa bakinjira mu ngo za bagenzi babo. Ngo babwire ngo iyo bububa mba nababonye, iyo bateretera kuri WhatsApp bagategura na hoteli bazahuriramo mba mbarora. Hanyuma ku cyumweru bakiringaniza bazanye amaturo y'ishimwe n'ibitangaza Imana yabakoreye. Mana yavuze ngo nta kintu wakora ngo uyijijishe, bona niyo watwubakira urusengero uri wenyine. Mushumba nyine wamwepataga kubitika akavuga ati, abo mu Gatenga narababwiye ushize ndababwira ngo nk'uburu twubakiye nk'uru nguru ntabwo wakongera kwicara aho ngaho muri za korari, bahita bagushingira kiti intebe hariya pe, bakanandikaho ngo inogire pari, cyangwa se runaka yashizemo imbaraga zikomeye cyane. Nk'ibyo byajijisha abayobozi nkatwe, ariko ntabwo byanyeganyeza umutima w'Imana.
nta kintu wakora cy'igikorwa kitiyongereye ku kwihana ibyaha. Imana yigize igira abaririmbyi bayiririmbira pana mwebwe, pana twebwe. Sinabwe ko ndashobora kuririmba indirimbo kandi narabayidirije ngo irangire. Nimutse mu mwishwi nka gatatu cyangwa ngo nkorore, ntabwo indirimbo yarangira. Goro sinajya mu ruhando rwa ba Miriyamu. Haleluya. Ntabwo najya mu ruhando rw'abacuranzi nka Dawidi. Abo bantu bigeze baririmbira Imana. Hari indirimbo Pawulo yaririmbiye muri gereza ari kumwe na Silasi. Barayiririmba. Mwe ntabwo mwari mwayiririmba ngo inzugi za gereza zikinguke. Mwagize ngo bari bafite piano. Bibiliya kuvuga ko bari babosha amaboko n'amaguru. Barayiririmba inzugi za gereza. Nta ndirimbo mwaririmba uyu munsi, nta rubumu mwasohora ngo itigise umutima w'Imana. Reka nta bwirizabutumwa rukundo yakora. Wenda mwebwe mwatigita mukavuga muturiya mugabo ajya yigisha tukanezerwa, ariko ntabwo byanyeganyeza intebe y'Imana. Intebe y'Imana inyeganyezwa n'ubugingo bw'umuntu bugarutse kwihana. Kuko biravuga ngo mu ijuru impundu zigira gute? Ziravuga iyo umuntu wari waraguye agarutse. Ndagira ngo mbasabe umuntu wese wifuza kugira ikintu asabaho Imana imbabazi. Twebwe dushinzwe kubunga n'Imana. Haleluya. Kuko biravuga ngo twahawe ijambo ry'umwuzuro, la parole de réconciliation. Twahawe ijambo ry'umwuzuro, niryo tubabwira none. Umuntu wese ngo yiyunge n'Imana, umuntu wese wifuza kwiyunga n'Imana, wese wicaye muri uru rusengero wifuza kwiyunga n'Imana, ahaguruke tumusengere. Ntabwo ndi butinde rwose, umwanya warangiye ndabizi. Kandi kibabuza guhaguruka biterwa na za position strategique mufite mu rusengero. Gusa wahaguruka kuri perezida wa korali ntabwo bishoboka. Ariko tukwibutse ko ukiri umuntu. Nanjye hari igihe bajya babwiriza ngashaka guhaguruka ngasanga bari bunsabe gusengera bihannye. Avuga nti Imana imbabarire nicaye, nimara kumbabarira ndaza gusengera bihannye. Ariko nkumva ijambo rya nkocoye. Niyo mpamvu abantu batajya bihana, biterwa n'icyubahiro bamaze kugirira muri uyu murimo. Kandi muhagurutse muri benshi nkaho mbateye ubwoba. Simbateye ubwoba, mpanda yavuga none cyangwa ejo yaza. Ariko jewe Imana imbabarire, nawe ikubabarire, idutunganirize kuzinjira mu irembo ry'ubwami bwayo. Haleluya. Nirangiza iduhishurire none uburyo dukwiriye gukora umurimo wayo. Niba hari umuntu wihannye bwa mbere muri urusengero akumva aratsinzwe n'ijambo ry'Imana, akavuga ati Imana imbabarire, njye nari ntarigeze nakira n'Umwami Yesu, we nazamura ikiganza tumusengere by'umwihariko. Niba hari umuntu ushaka gukizwa bwa mbere, ngwino nshuti yanjye, ngwino ngusengere. Namubonye mwene data, naza ahagarare hano imbere bamutunganirize aho ahagarara. Niba hari umuntu wari waraguye mu byaha, yarigezamo umukristo agasubira inyuma mu byaha agashayisha, akavuga ati ndashaka kwihana, Imana imbabarire, nawe naze tumusengere mu izina rya Yesu. We naze rwose tumusengere. Umuntu waguye agasubira inyuma ariko akavuga ati ngize amahirwe yo kwiyunga n'Imana uyu munsi, naba hari ahaguruke tumusengere mu izina rya Yesu. Nahagurutse aze atera intambwe tumusengere. Kasabe umushumba wacu Safari asengere ari aba bamaze guhaguruka mu iteraniro ryose, ndetse anasengere na mwene data wifuje kwiyunga n'Imana agasaba imbabazi.